Reka ntangire mbasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza. Ese wari uzi ko noneho ushobora gukoresha smartphone ebyiri ariko noneho ukoresheje telefone imwe? Ibi ni ibintu abantu benshi bazi ko bishobora kuba bitabaho, ariko ni ibintu bibaho rwose usibye ko abantu batabizi. Ushobora kuba wenda ubana n'umuntu ufite smartphone we ntabigira, ukaba ugira imbogamizi zo gukoresha WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ibyo rero bigatuma uvuga uti ndakura hehe telefone nakoresha, ariko biroroshye. Mushobora gukoresha telefone imwe muri babiri kandi ntihagire umenya ibyo undi akoresha. Ni ukuvuga ngo buri wese asetinga telefone ye nk'uko yagasetinze yaguze, mukagira telefone imwe ariko irimo ebyiri zitandukanye. Ibi rero nibyo ngira ngo nkwereke. So nimba rero ari ubwa mbere ugeze ko n'umuyoboro wacu wa YouTube bawita Vimenya, kanda subscribe kugira ngo uzajye umenya ibiganiro byinshi tugenda tukugezaho. Tudatinze rero reka turebe ukuntu ushobora gukoresha smartphone ebyiri ukoresha telefone imwe. So rero icyo uri bukore, uza hano muri setting ya telefone, setting ya telefone yawe, ukamanuka hasi ahantu handitse ngo system. Ubwo uraza kureba telefone yawe ahantu handitse ngo system, ni ahangaha ukande kuri system, numara ukanda kuri system, scrolling down umanuka ureba ahantu handitse ngo multiple users. Dore naha hano hari multiple user, wakande hanyuma ufungure. So urabona hano ino use multiple users harafunze. Icyo urakora wowe urahafungura, ukimara kuhafungura hahita haza noneho account yawe. So murabona ko iyi ni account yanjye ihita ko iza hano munsi. Rero ushobora kongeraho indi account y'undi muntu ariyo twita guest. Ubwo rero numara gukanda kuri guest, bahita bakubwira ngo switch to account, switch to guest. Nuhakanda rero birahita biva muri phone yawe uri gukoresha, ubwo bihita bijya mu yindi account nshyashya cyangwa se indi telefone nshyashya. So reka noneho tuhakande turebe ngo ni iki kigiye kuza mu yindi phone nshyashya. So rero kubera ko nta application yakimuka ngo ijye mu yindi telefone, namwe murabizi, kuko n'indi phone nshya irahitiza muri iyi ngiyi, ino record ndi gukora itihagarara, turakomereza ku yindi nshya turaba tugezemo. So reka nkande kuri switch to guest, turahita tugenda tujye mu yindi telefone nshyashya. So rero ngira ngo murabona ko nkimara gukanda kuri new user, muhitse mubona ko phone irahindutse ibaye nshyashya. So urabibona neza ko ni phone itandukanye n'imwe nari mfite rwose, n'ibintu bitandukanye. Urabona iyo nkanze ku mafoto ubona ko nta foto n'imwe irimo rwose, kandi phone ubundi ni yayindi. Si yo nkanze message itabakwereka ko nta message irimo. Mu by'ukuri telefone yo ni yayindi, ariko icyahindutse n'ubushyashya. Gmail biraza gusaba kuloginga bundi bushya, kandi nari mfitemo email kuri ya phone yabanje. So rero uraza gusetinga phone yawe, ushyireho passwords, ushyireho iyo password uri busetinge niyo uzajya winjiriraho mu gihe uje kuri phone yawe. Usetinge telefone nyine, uyisetinge nk'uko usanzwe usetinga telefone. Hanyuma rero iyo uje hariya ugakanda kuri user hariya hari hasi, bahita bakwereka abayuza bahari, ukongera ugahitamo uyu ushaka. So nimba rero ushaka guhinduranya, ni hari ukanda ku ushaka, ugahita ujya mu yindi phone. Ibi rero ni ibintu byoroshye, buri muntu wese yabyikorera. Nimba utari unabizi, kano ka video karagufasha uburyo uzajya ukoresha phone ebyiri muri imwe. So rero ntuze kugenda udakanze subscribe, nubona kano ka video kagufashije, ntugende udakanze like, sharing n'inshuti zawe kugira ngo nazo zijye zimenya ibiganiro byiza tugenda tuganira. So rero nimba n'ikindi kibazo ufite wandike muri comment hasi, turagufasha tugukorera kandi ka video kabikwereka. Ndetse nimba utanabyumvishe utwandikire, turongera tugusobanurire byimbitse. So nuko rero ushobora gukoresha smartphone ebyiri muri imwe. Imana ibarinde, turabakunda cyane.